None reka twongere tuguhe ikaze kuri M247 TV, aho tuba tukubwira amakuru agezweho muri aka kanya. Ariko mbere yuko dutangira, reka tukubwire ati wowe utarakora subscribe kuri M247 TV, akanya akaba ari akangaka ko kugira ngo ukore subscribe, bijye bigufasha kubona ibiganiro byacu bigisohoka aka kanya. Ariko nawe wakoze subscribe, reka tubanze tugushimire, ndetse nawe ukurikira ibiganiro bya hafi ndetse ugakurikira ibiganiro umunsi ku munsi bya M247 TV. Turakubwira ko uri uw'ingenzi cyane. Nkuko twari dutangiye tubikubwira, cyo tuba tukugezaho ni amakuru aba agezweho muri aka kanya, aho tugiye kukubwira ku makuru mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje inzira ndetse no gushyira imbaraga mu kurwanya abatekamutwe. Baje kongera kugira inama abantu cyane cyane bakoresha serivisi zo kuri banki kubanza kwigengesera ndetse no kwitonda, cyane cyane abakenera kubitsa ndetse no kubikuza, aho basabwe kugira amakenga nyuma yuko abatekamutwe batangiye kujya bakoresha izi nzira mu rwego rwo kwambura ndetse no kwiyita abantu bafasha abantu muri izo serivisi, barangiza bakabanyaga cyangwa se bakabiba amafaranga yabo. Ibi ngibi byatangajwe ubwo RIB yerekanaga abatekamutwe batatu biyigize abantu bakora muri izo serivisi, nyamara bakaba bitwikira muri uwo mutaka bakambura abantu amafaranga yabo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwasabye abajya gushaka serivisi kuri banki, aho baba baka serivisi zitandukanye, cyane cyane abakenera serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza, aho basabwe kugira amakenga y'abatekamutwe bigira nk'abagiye kwaka serivisi cyangwa se nk'abashobora kuba batanga izo serivisi, barangiza bakitwikira muri icyo gicucu, bakaba bakwiba abantu baje kubitsa cyangwa se kubikuza amafaranga kuri banki zitandukanye. Ibi ngibi byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ubwo bagaragazaga bamwe mu bantu bafashwe, barimo Nkurunziza John, uyu nguyu akaba yiyita Shumbusho Ismail, akazamo kandi Dushimiyimana Emmanuel ukunda kwiyita Christian, ndetse na Gatongore Issa, aho bakurikiranyweho ubwo butekamutwe bwo kwiba abantu bakabambura amafaranga yabo. Nabo baje bigize nk'aho baje kwaka serivisi za banki, nyamara atari icyo kibagenza, ahubwo baje kwiba abantu baje kwaka cyangwa se baje kubitsa amafaranga muri banki. Ibi ngibi byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry, aho yasobanuye ko abaregwa atari ubwa mbere bakurikiranyweho ibyaha nk'ibyo by'ubutekamutwe, kuko babiri muri bo ari hashize igihe gito basoje igihano cyabo, n'ubundi kandi bari bafunzwe bazira ibyaha bitandukanye, ariko cyane cyane iby'ubutekamutwe. Mu gusobanura ibi ngibi, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yagize ati: mu mwaka wa 2018 uyu nguyu wiyita Gatongore Issa ndetse na Dushimiyimana Emmanuel bafunzwe bakurikiranyweho gushyira umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse icyo gihe baje gukatirwa imyaka 5. Bafunguwe mu mwaka wa 2023, ariko ubu ngubu akaba ari isubiracyaha bakoze mu gihe baba bahamijwe ibi byaha. Dr Murangira Thierry yakomeje avuga ko Nkurunziza John we yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe usubitse, ndetse wose mu gihe cy'imyaka 3 azira kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya, aho ibi ngibi byabaye mu mwaka wa 2024. Murangira Thierry kandi yakomeje asobanura ko umwe mu mayeri cyangwa se amwe mu mayeri abangaba abatekamutwe bakunda gukoresha, aho ari ukujya muri banki ari batatu bagacunga umuntu uje kubikuza cyangwa se uje kubitsa amafaranga, bakamwiyongeraho ndetse bakamwiyoberanyaho, bakigira nk'aho nabo baje kuvunjisha cyangwa se baje gushaka izo serivisi nazo zitandukanye zitangirwa muri banki, maze bakamusaba ko niba nawe afite amafaranga y'amanyarwanda yabavunjira, ndetse bamwumvisha ko ari we urabyungukiramo, barangiza bakahita batangira kumutekera umutwe. Yakomeje avuga ko aba batekamutwe bakora uko bashoboye bakavunjisha ko, ndetse bakabwira uyu muntu ko ari we uri bubone inyungu, cyane cyane ngo ari we uraza kubyungukiramo akabona inyungu kuruta uko yavunjisha kuri banki, ndetse kugira ngo ubizere bakwereka namwe mu mafaranga bashaka ko ubavunjira, wamara kubizera bakagupfunyikira ibipapuro uzi ko ari amafaranga, wagenda wagera hirya ugasanga si amafaranga baguhaye, ahubwo ari ibipapuro wajyanye.
Mu gusoza, Dr Murangira Bitseri yasabye n'abandi bose baba baranyanganyijwe cyangwa se baba barakorewe ubutekamutwe muri ubu buryo gutanga ibirego kuri sitasiyo ya polisi hamwe ndetse n'izindi sitasiyo za polisi zitandukanye mu gihugu cyangwa se polisi zaba zibegereye kugira ngo ibi byaha byabo bakorewe bibashe gukurikiranwa cyangwa se barebe abashobora kuba bihishe inyuma y'ibyo byaha kugira ngo baze gukurikiranwa cyangwa se bashobore kuba bahabwa cyangwa basubizwa amafaranga yabo. Tukiri kandi mu makuru atandukanye avugwa mu Rwanda, reka tunyarukire mu karere ka Karongi aho akekwaho ubujura ndetse ukekwaho ubujura akaba yaje kwica umunyerondo w'umwuga, ndetse ibingibi byabereye mu karere ka Karongi aho ibingibi byakozwe na Mutuyimana Gilbert w'imyaka 19 wari umunyerondo w'umwuga ndetse mu murenge wa Rubengera, aho uyu munyerondo yaje kwitaba Imana azize ubujura bwari bumaze gukorwa n'umwe mu bo yari aketseho ko amaze kubukora, hanyuma uyu nguyu nawe agahita amusagarira bikarangira uyu munyerondo ahasize ubuzima nyuma y'uko yari atewe icyuma n'umusore w'imyaka 21 yari akurikiye ubwo yari amaze kwiba amavuta. Ibingibi byabereye mu mudugudu wa Rubona, akagari ka Kibirizi, umurenge wa Rubengera, aho byabaye tariki ya 2 Ukwakira 2025 mu isoko rya Kibirizi. Abari muri iryo soko babwiye itangazamakuru ko umusore wo mu murenge wa Rugabano usanzwe uvugwamo ubujura ndetse uyu murenge ukaba ukunda kugaragaramo ubugizi bwa nabi, ndetse uyu nguyu uvugwaho ubwo bujura yaje kwiba amavuta yo guteka, aho ari amavuta y'amasukano akaba yaranganaga n'igice cya litiro, aho baje kuyamutesha bamufashe arabacika ariruka baza kumwirukaho. Bamwirukanseho kandi hari harimo n'uyu waje kuhasiga ubuzima nyakwigendera Mutuyimana wari ushinzwe ndetse wari mu kazi k'umutekano, ndetse abandi yaje kubarusha intambwe. Uyu asanzwe ukora irondo ry'umwuga yafashe ukekwaho kwiba ndetse ubwo yaje kwirukanka yaje kumwirukankaho aramufata, nyuma y'uko uyu nguyu ukekwaho kwiba yari yirutse. Nyuma ibingibi bimaze kuba, ukekwa yahise akura icyuma mu ipantaro akimutera mu nda inshuro zisaga imwe, uyu nguyu nawe ahita apfa nubwo yajyanywe ku bitaro, ariko n'ubundi ntabwo byabashije kurokora ubuzima bwe. Ibingibi bikimara kuba, abaturage bahise bahurura bafata ukekwa baramukomeretsa kubera ko nawe bahise bagira umujinya batangira kwihanira baramukubita, aho yaje gukomereka ku gutwi ariko bikaba byoroheje kuko inzego z'umutekano zahise zihagera. Ubu ngubu nawe yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Rubengera. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard yabwiye itangazamakuru ko ukekwa yatawe muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rubengera mu gihe hagikorwa iperereza. Mu gusobanura ibingibi, meya w'akarere ka Karongi yagize ati uwamuteye icyuma yafashwe, n'ubundi hari inama twateguye izaba ku wa 4 izahurizamo abayobozi bose kuva ku isibo kugira ngo turebe ikibazo cyaba gihari giteza umutekano muke muri kariya gace, ndetse turebe uko twagifatira ingamba ndetse tukaza kukivugutira umuti. Meya Muzungu yasabye abaturage kurushaho kwicungira umutekano ndetse no gutangira amakuru ku gihe igihe cyose babonye umuntu ushobora guteza umutekano muke kugira ngo habeho gukumira icyaha kitaraba. Uyu nyakwigendera Mutuyimana abaye umuntu wa 4 upfiriye mu murenge wa Rubengera igihe kitageze ku kwezi kumwe, aho mu bekekwaho ndetse mu bakekwaho guteza izi mfu, aho ari impfu za hato na hato zikomeje kugaragara muri uyu murenge, harimo n'abasinzi, aho abangaba bavuga ko abasinzi bo muri aka gace bakunda kunywa cyane cyane inzoga zitujuje ubuziranenge. Kugeza ubu umuryango wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kibuye gukorerwa isuzuma mbere y'uko ashyingurwa.